Bakunzi babiza TV Rwanda, reka mbifurize ibihe byiza, kambifurize kandi kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora. Ni inkuru imaze iminsi iri hanze icarcara ivuga ko uyu umunyagospel cyangwa se uyu waririmbye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Vestina yaba yaramaze gukora ubukwe. Nyuma yo gufatirwa Irembo Vestina yasezeranye mu mategeko ndetse no mu diaspora ukomeye cyane. Ese nibyo koko aka kanya tuvugana ukuri nukuhe? Ndagira ngo mu kanya ukomeze untege amatwi uzi kumva ukuri ngiye kugezaho ukuri kandi kujyanye n'amashusho mwagiye mubona n'amafoto yagiye ajya hanze na editing mwagiye mubona. Ibyo byose kandi tubuze kubikesha imbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko turibanda kuri management y'aba bakobwa, management ikorana n'abakobwa bya hafi cyane. Ishimwe rero Vestina uzwi mu itsinda rya Vestina na Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we wa Odolaso Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ya 15 Mutarama mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni inkuru yagiye hanze beshi baratangara. Amakuru Inyarwanda yasize hanze ifite nuko umuhango wo gufata irembo wabaye kuwa mbere ku tariki ya 3 Mutarama mwaka 2025. Abarebera kandi uyu muhanzi bari baanzuye ko nta numwe mu bitabiriye ndetse nuri hafi wemerewe gufata amashusho cyangwa se amafoto. Vestina na Dorcas n'abakobwa bavukana bamamaye cyane mu ndirimbo zisingiza Imana zirimo Iriba, Simpagara, Adonai, Nema, Hema, Umutaka, Ibuye, Nzakomora hamwe n'Ijambo, Umusaraba, Sibayari, Isaha ndetse n'izindi ndirimbo. Ni itsinda kandi rikunzwe cyane mu muziki wa gospel, rikaba rigizwe na Ishimwe Vestina na Kamikazi Dorcas n'abavandimwe kandi babiri bavuka mu karere ka Musanze biyemeje kuririmbira Imana mu myaka y'ubuto bwabo. Ishimwe Vestina Taris yavutse tariki ya 2 Gashyantare mu mwaka wa 2004, akaba kandi aherutse gusoza amashuri yisumbuye. Kamikazi Dorcas we yavutse kuwa 28 Kamena mu mwaka wa 2003, mva ko amurusha imyaka 2. Bombi kandi bavuga kuri Uzamukunda Elizabeth ndetse na Nizeyimana Mazimaka. Bavuga kandi ari abana 6 mu rugo iwabo, harimo abakobwa 4 ndetse n'abahungu 2. Barimba kandi muri gospel kwaya y'Imusanze, batangiye kuririmba ku igiti cyabo mu mwaka wa 2018, maze mu mwaka wa 2020 batangira gukorana muri Ndahabi Irene Empire. Umunyamakuru muri Ndahabi Irene ari nawe kandi urebera umuziki wabo kugeza uyu munsi wubita cyangwa se management w'aba bahanzi bakomeye cyane. Kwa gatandatu rero tariki ya 24 Ukuboza mu 2022 nibwo Vestina na Dorcas bakoze igitaramo cyabo cya mbere cyabereye muri Camp Kigali, bashyigikwa kandi bikomeye cyane n'abakunzi ba gospel bakomeye cyane. Ni igitaramo kandi cyitabiriwe n'abarimo aba Apostle Migonone Kabera wa Ana abwirije muri iki gitaramo, akanabaha kandi impano ya miliyoni igera ku mafaranga imwe y'u Rwanda. Iki gihe kandi abakobwa bamurikaga album yabo ya mbere ikaba yaraguzwe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bandi b'ibyamamare kandi bitabiriye iki gitaramo harimo na Coach Gael, Isimbi Ale, DJ Philipita, Alex Muyoboke, Missy Muyango Claudine, Bamenya Bishop, Professor Fidel Masengo, Aline Gahangwayire ndetse n'abandi batandukanye. Kuri ubu kandi inkuru iri kuvugwa kuri iri tsinda rya Vestina na Dorcas nuko umwe muri bo ari nawe mukuru Ishimwe Vestina yamaze gusezerana mu murenge n'umukunzi we Odolaso Idrissa mu gihugu cya Burkina Faso ufite imyaka igera kuri 42. Uyu mukobwa mu bwiza bwe, mu myambarire ye myiza cyane, iye yambaye arabirwa, yakinyiye Kinyarwanda arabirwa, afite ijwi ryiza, niyo mpamvu ku mbuga nkoranyambaga akundwa cyane. Iyo ni inkuru yasohotse ku munsi w'ejo, ariko ndagira kanya duse naho tuganira kuri iyi nkuru imaze gusohoka ku gitangazamakuru gikomeye cyane cya Red Blue JD.
gushyingirwa kwa Vestina burya nibihuha. Ntabwo iyi nkuru ariyo abandi bati ese gatanya kakanya babibaye, ese koko ubundi byabishoboka ko uyu mukobwa yaba gisoza amashuri akaba yashyingirwa agakora ubukwe muri rusange. Reka tubisome. Lady Blue Jade rero itangaje inkuru ivuga ko gushyingirwa kwa Vestina bishobora kuba ari ibihuha nk'uko Irene atanga komenti ku iposti ati at least Rwanda still have journalists. Muri make Lady Blue Jade yasohoye ifoto, imaze gusohora ifoto ipostinga uyu mukobwa agaragaza uburyo ki bimeze. Iyo rero uyu umunyamakuru ukomeye cyane muri Ndahawe Irene yahise akomanta ati at least Rwanda still have journalists. Muri make ati urebye muri make u Rwanda ruracyafite abanyamakuru, ruracyafite itangazamakuru, niyo mpamvu iryo tangazamakuru rigifite. Byaba bigaragaza ko ngo kugaya ibindi binyamakuru byatangaje amakuru adafite ikizibiti, adafite igihamya. Ibi rero bikomeje kuba bisohoka ku mbuga nkoranyambaga ko uyu mukobwa yaba yamaze gukora ubukwe, bati ibi ni fake news, ibi sibyo, ibi ntabwo ari byo rwose muri rusange. Ibikindi kandi nuko bakomeza kuba bagaragaza amashusho uyu mukobwa rwose yasinye, bigaragaza ko uyu mukobwa rwose umurenge yawuvuyemo kandi yamaze gusinya ko yamaze kuba umugore w'uyu munyaburkina Faso. Mu mashusho agaragara, mu mashusho atangaza, mu mashusho asohoka hanze, mu bigaragara nuko uyu mukobwa koko yamaze gukora ubukwe, ariko itangazamakuru rikomeza ribihisha. Iri abandi bamara kubisohora ba management bati sibyo, ese turemera ukuri n'ukuri. Nyamara mu mashusho ngewe ndi kwibonera nuko uyu mukobwa yamaze gukora ubukwe muri rusange. Ati nimugadukine ku mutwe ngo murutere umutwe mudukina, nyamuneka ibi sibyo, ibi nibyo uyu mukobwa yamaze gukora ubukwe n'uyu mugabo. Kare kandi itangazamakuru rya Mama Urwaga Asabo TV yamaze nawe kubigaragaza koko uyu mukobwa yamaze gukora ubukwe. Nitwa Eric Nshimimana, nari ndi Neguza, nawe utaha.